Ndi umupapa mfite abana 5. Yego. Ndubatse. Ndi umuntu nkuko nisanze hano ku isi. Ndimbati papa we niwe papa wanjye. Mbese nashatse kujya mbyihakana ariko mbura uko nabigenza. Yego. Mbura uko nabigenza. Navuga nko mu muryango we wacu tugira igikuriro. Yego. Sinzi ukuntu bajya bavuga abantu bamera imvi vuba. Kuko nanjye mba niyumva mu busore. Nabayeho mu buzima bugoranye. Yego. Ariko nta nubwo bwari bugoranye cyane. Byonyine uwanzanye nawe yarabanje arankata. Nkajya ndara mu Kanevu. Yego. Harimo n'abanyirukanye ifunguzo bazifashe. Yego. Mburaho njya. Nshatse umudamu rero. Niho nagize ibitekerezo. Yego. Navuga biri hejuru kuko nabonaga imba nshatse umudamu ntabwo nari kumuraza mu kigunda. Yego. Twaciye mu buzima bugoye ubwo nabaga ndi kumwe na madamu twaranaburaraga hakabaho igihe turi n'ibiryo bitagira umunyu. Nanjye ubwanjye sinavugaga ijwi kuko nari ifite ijwi rito cyane nk'iry'abana. Mwakoze amasengesho ubasha kubona ijwi? Yes. Warabyutse se usanga ijwi ryakomeye neza cyane. Nta wari wigeze ambwira ko narwaye, gusa nuko navugaga abantu bakumva uko mvuga. Yego. Bagaseka bakumva nyine uri kuvuga akajwi k'abana. Yes. Kandi ndi umuntu ufite n'imbaraga nyinshi. Yego. Gusa nuko nca nka hariya umwe nkumva ati Ndimbati arahise, undi ati Ndimbati umeze ute. Nagera nko hirya nkabona nk'abantu baranyugarije bakavuga ati Ndimbati umeze ute. Bamwe bakangiraho impaka. Ariko ibyo sinanakwirirwa mbitindaho. Ndimbati ni umuntu w'umugabo. Nagiye hararwa Rutabura gusenga. Ubwo rero abamotari baranzunguruka, bamwe bakavuga ati siwe, abandi ati niwe. Gusa haje kubaho umwe aranyegera arambaza ati si niwe Ndimbati. Harimo bamwe bamwemera. Yego. Hakaba n'abandi batamwemera. Hanyuma ubwo nawe washobora kuba wakina filime? Nayikina. Yego. Nayikina. Mu minsi yashize hari umukobwa bita Nyandwi yaraje kuri social media aravuga ko ngo Ndimbati ni papa wanjye. Iyo wiyitirira umuntu ngo nisiko cyangwa se n'inyoko atari we, ntabwo biba byiza cyane kuko ubushatse gusenya. Nkanjye uri kuvuga umparabika unyicira umurimo. Uriya mukobwa rwose iyo mbashije kubona Ndimbati ntange nkanireba ati nta kintu nabivugaho. Ngo umaje kugira abana bangahe? Nabyaye 2 b'abahungu barapfa. Ubwo nari mfite n'ubundi abo bakobwa 5. Ubwo ni 7. Ubwo abyaye 7. N'ubundi abana banjye bose n'ubundi bajya kugira isura imwe, ariko wa 3 we. Ariko se ari nkawe umuntu aje muri media akaza beshya ngo ni umwana wawe, cyangwa se tureke kuza muri media akaza mu nshuti zawe za hafi, akaza mu kazi kawe kagutunze aho ukora, akavuga ati uriya mugabo ugakora kariya kazi ni umwana wanjye kandi yanze kumfasha, cyakugendekera bite cyangwa wabikora iki mu gihe ubizi neza ko ibyo bintu atari byo? Igihe ibyo bintu byabaye gutyo n'uwawe gusa waba wari waramutwoherereje gusa waba waramutwoherereje bitewe n'ukuntu kugira ngo azabeshye abantu ko ari uwa Ndimbati bitewe n'uko ushobora kuba waramubyaye. Murakoze. Gusa ingendo reka nongere mbahereza ikaze bakunzi ba Slim Jesus TV. Nangire mbasuza mbifuriza komeza kugubwa neza aho muri mwese. Ubungu imbere ya kamera nko mubibona turi kumwe n'umupapa, akari umupapa tugiye kuganira, tukaba tugiye kuganira byinshi bitandukanye cyane cyane byerekeye ubuzima bwe. Mbibutsa ko tuba turi kuri Piriva, na ahantu heza wasohokera n'umukunzi wawe, ahantu heza ushobora kuba wasohokera mukaryoherwa mukamererwa neza cyane. Umeze gute? Murakoze kumpa ikaze.
Amazina yanjye nitwa Mpoza Sirasi. Ndi umupapa mfite abana 5. Yego. Ndubatse. Ntuye Gacuriro. Nkaba nifuje kuba twagirana ikiganiro na bene data. Ndetse duhorana buri munsi. Yego. Ni byiza cyane kwa wifuje kuba twajyana ikiganiro kandi ngo haye ikaze. Iyo uvuze Sirasi wavuze wenda wasobanura Sirasi ni muntu ki mu magambo make? Sirasi ni muntu ki? Ndi umuntu nkuko nisanze hano ku isi. Sinavuga ngo ababyeyi nibo babigizemo uruhare, ahubwo Imana niyo yabigizemo uruhare. Kuba ndiho ntabwo ndiho kubw'abantu, ahubwo ndiho kubw'Imana. Rero ku buzima bwanjye ukuntu naje kubaho, nabayeho mu buzima bugoranye, ariko nta nubwo bwari bugoranye cyane kuko naje kubura ababyeyi, mbabura ndi umwana ufite imyaka 12. Nkomeza ubuzima, nkomeza kwirwanaho. Nuko ngo wabuze ababyeyi ukiri mutoya? Yes. Nkomeza kwirwanaho bugezeho mbonye mu cyaro bingoye cyane, mpitamo inzira i Kigali. None se icyo gihe ubura ababyeyi wababuze bose icyarimwe? Oya, ntabwo nababuze bose icyarimwe. Harabanje hataha papa, haza gukurikiraho mama. Icyo gihe papa wawe yitabye Imana ufite imyaka ingahe? Yitabye Imana nari mfite imyaka 12. Mama wawe? Mama we nari maze kugira 25. Okay. No kugera aho ngaho aravuga uti reka wizeye Kigali ze guhiga ubuzima bw'i Kigali. Ugeze i Kigali byakugendekeye bite rero? Ngeze i Kigali nabayeho ubuzima butari bwiza kuko byonyine uwanzanye nawe yarabanje arankata, nkajya ndara mu Kanevu. Yego. Bigezeho mu Kanevu. Kanevu ari ubwo ni hehe nawe? Ni muri Regoro. Muri Regoro. Yego. Ubwo rero nza kubaho muri ubwo buzima, haza kuba abantu b'inshuti barandeba, babona baranyishimiye, baravuga ati ngwino tujye tukumenya. Baba bangiriye neza, bakajya bampa ibyo kurya. Bugezeho nza kubona akazi. Mbona akazi, nubwo akazi kangoye kubera ntari nkamenyereye. Ndagakora, mbona nta kibazo. Nubwo nagakoraga ariko bwagezeho bakajya banga kumpemba. Ubuzima buranga, bamwe baranyambura, harimo n'abanyirukanye ifunguzo bazifashe. Mburaho njya, ariko kuko nari ndangije kumenyana na bose, buri wese mwisanzuraho n'undi mwisanzuraho, batangira kujya bancumbikira gutyo. Ubwo ubuzima buba burakomeje. Ndavuga ati ubu buzima bwo kujya bancumbikira sinabushobora. Nibwo nahise nshaka akazi ko kujya mpinga. Hanyuma narahingaga, nkahingira abantu Gacuriro bari batarahabara. Na hariya hafi kuri fawe naho bari batarahabara. Nkajya nkora ibiraka gutyo mpingira abantu. Mbese ngenda nzamuka menya ubwenge. Nibwo naje kugira gushaka umudamu. Nshatse umudamu rero, niho nagize ibitekerezo. Navuga biri hejuru kuko nabonaga imba nshatse umudamu ntabwo nari kumuraza mu kigunda. Ntangira ubundi buzima bwo gushaka inzu. Ntabwo byabashije kunkundira nkuko nabishakaga. Twaciye mu buzima bugoye, ubwo nabaga ndi kumwe na madamu, ubuzima bugoye cyane. Tubucamo, turudyana ubuzima, ndetse dufatanya umurimo wo kujya guhinga. Ariko Imana iza kuntera amateka. Inteye amateka, nibwo twajyaga tuburara
ariko nabona uduceri duke nkaduhisha ahantu munsi y'igitanda ahantu nakoraga. Yego. Nza kugura ikibanza, nguze ikibanza n'ubuzima mbese nawe ntiyabyiyumvagamo kuko twaranaburaraga, hakabaho igihe turi n'ibiryo bitagira umunyu. Wowe na madamu wawe ari mwe mubayeho ubwo buzima bumeze tubaho kuri ubwo buzima. Nanjye ubwanjye sinavugaga iri jwi kuko nari ifite ijwi ritoya cyane nk'iry'abana. Ubwo nza kugana mu nzira zo gusenga, ntangira gusenga ndi kumwe na madamu, nawe akajya antera inkunga. Hakabaho igihe tugiye ahantu bita Rubonobono, Rehoboth. Ubwo mbona naho hambanye kure, dutangira gusengera Gacuriro. Dukoze nk'amasengesho y'iminsi 3 niho nabashije kubona iri jwi. Bamwe byaranabatangaje, n'ubu bamwe biracyanabatangaza. Mwakoze amasengesho ubasha kubona ijwi? Yes. Mbere se wavuga, urabivuze ngira ngo wenda wavugaga ijwi ryoroheje kubera kwa ko wenda umuntu aba atisanzuye cyangwa iki? Oya, nari ifite akajwi nk'akabana kuko yes. Ufite kugeza ku myaka ingahe? Kugeza ku myaka nka 29 gutyo. Yego. Maze gushakana n'umudamu, nibwo nagize ijwi, ariko nawe kumutereta byari ibintu bigoye. Kumutereta wagiraga akajwi gato? Nari mfite akajwi gato. Akabona ako ari munini gutyo? Nari munini kuko buriya navuga nko mu muryango w'iwacu tugira igikuriro. Yego. Buriya nubwo benshi bajya babona bakandeba gutya bakagira ngo ndashaje. Yego. No kubera sinzi ukuntu bajya bavuga abantu bamera imvi vuba. Kuko nanjye mba niyumva mu busore. Yego. Ubwo rero nibwo twaje kugira gute, naje kubona ijwi. Mbishimira Imana, nanjye ubwanjye byarantangaje, ntabwo nabashije kuvuga. Warabyutse se usanga ijwi ryakomeye neza cyane. Ntinya no kuvuga kuko nari mfite ijwi ritoya cyane. Ese byavuye mu kuba wasenze ubwo ngubwo? Byavuye ko nyine buriya hari ukuntu Imana. Ese undi uri gusenga yarabisengeye? Ntabyo nasengeye. Kuko njye nari nzi ko ari ryo jwi ryanjye. Ntabwo nari kwirirwa mbyitaho kuko nta wari wigeze ambwira ko narwaye, gusa nuko navugaga abantu bakumva uko mvuga bagaseka, bakumva nyine uri kuvuga akajwi k'abana. Yes. Kandi ndi umuntu ufite n'imbaraga nyinshi. Yego. Ubwo rero ntabwo ntigeze mbishyiramo umwanya wo kubisengera, ariko nk'uko Imana yari yabiteguye niyo yabikoze. Nuko ubwo ngubwo uza kwisanga nyine ijwi rirahindutse, warabatangiye kubana na madamu wawe, sibyo? Yes. Mwari mwarabyaye se? Mwari mwarabyaye? Twari tutarabyara kuko tubana twamaze n'igihe kubera guca mu buzima bugoye. Bimwe nabiciyeho kuko n'ubuzima burebure twabayeho mu buzima, ntacyo kurya no kubona amazi yo kunywa ari ikibazo. Naba mbonye ibyo kurya simbone inkwi zo kubiteka, mbese kuko ubuzima bwasaga naho bugoye cyane. Wabashije kwiga se ubwo ngubwo? Kwiga kuko ntabwo nigeze niga amashuri kuko narize ngarukira mu wa 3. Mbese nayo mashuri mfite gusa nyuma nibwo naje gusa naho nidiburiya nkuze ndiga. Mbese niga ibya Bibiliya. Hanyuma se ukaba ufite ubu n'abavandimwe ugira? Abavandimwe mfite murumuna wanjye umwe aba mu Mutara. Yego. Hanyuma ni ikihe kintu kijya kikugora mu buzima?
ikintu kijya kingora mu buzima, hariho igihe njya ndeba nk'ukuntu umuntu ababaye, ukuntu nta bwisanzure afite, noneho bikambabaza, bigatuma njye nshaka guhaguruka kuba namwegera, nuko icyo mbasha kubura kugira ngo mbashe kumusunika ni ubushobozi. Nari kuvuga noneho we ku giti cyawe hari igihe umuntu abatuye nk'uko urumva ku mbere barakusekaga ngo afite akajwi k'abana, ubu ngubu kuri kino gihe noneho abantu bakuvugaho iki? Icyo abantu bamvugaho gusa ni uko nca nka hariya, umwe nkumva ati Ndimbati arahise, undi ati Ndimbati umeze ute, nagera nko hirya nkabona nk'abantu baranyugarije bakavuga ati Ndimbati umeze ute, bamwe bakangiraho impaka, ariko ibyo sinanakwirirwa mbitindaho kuko Ndimbati ni umuntu w'umugabo, ndamwemera n'imikorere ye, bitewe no kugira ngo abashe gukusanya abantu, sinzi ukuntu nabyita, nko kugira ngo abantu babashe kunezerwa n'ibyo akora. Iyo ari gukina filimi cyangwa se hari utundi tuntu ari gukora, biriya bintu bijya bibasha kunezeza abantu. Rero nubwo wenda higeze kuzaho navuga ko ari nk'agatotsi kuri we, bakamuvuga uko utari ko, noneho najya ngera ahantu bakampamagara, mbese nashatse kujya mbyihakana, ariko mbura uko nabigenza, gusa wageze igihe ukazashaka kwihakana, abantu bashaka kukujyanya na Ndimbati. Yes. Nese reka nkubaze, ubundi iyo urebye ubona ari nihe mpamvu utekereza ko abantu bakwita Ndimbati? Nanjye simenya impamvu, imba babona dusa, cyangwa se imba babona imikorere yiwe ari nk'iyanjye, ntabwo mbizi impamvu banyita icyo kibazo. Hanyuma ubwo si bikubabaza kuba wakujyanya n'umuntu runaka ukabona bari kukwita izina ry'undi muntu rero bakwita iryawe? Aho ngaho birambabaza, ariko nanone kuko buri umuntu hariho igihe bamuhimba izina, iyo bamuhimbye izina wenda hari ikibi cy'uwo muntu yakoze, niho umuntu ababara, ariko nzi ko nta kibi yakoze, kuba banyitirira Ndimbati nta kibazo. Wenda hari uko bambonye, kandi nawe hari uko bamubona. Rero bibaye byiza, nanjye nabasha kwiteza imbere, nkinjira mu wundi mwanya, nkabasha kuba nakora ibirengeje ibyo Ndimbati yakoze, kandi byiza binogeye amaso abantu. Yego. Ubwo ni nk'ibiki wenda bumva wakora? Nk'ubu nanjye mu bantu bashobora kuganira, nabamo, ndetse mu bantu bashobora gukusanya abantu, nkaba nabasha icyo mbabwira ndimo, kuko hari byinshi nzi, hari n'ibyo nabonye, ariko ibyiza njye mba numva nakora ni ibitabasha kuba byasebya bagenzi banjye. Hanyuma ubwo nawe washobora kuba wakina filime? Nayikina. Yego. Nayikina, kuko kuyikina nta gisebo, ikibi ni ukuzanamo amagambo mabi abasha gusenya umurimo. Yego. Filimi nayikina, ndetse n'inshuti nazo zikabasha kunyibonamo. Hanyuma utubwiye ko wenda harawugera bakakwita Ndimbati cyangwa ikisibyo, wowe Ndimbati wundi wari wamubona? Ndimbati ndamubona rimwe na rimwe, nk'ejo bundi namubonye ari ku murenge, mu gihe cyashije namubonye ari muri iyi mikino ya di Rwanda, ari gucaho, ahandi ni ukumubona ku mafilimi gutya cyangwa se kuri telefone. Wowe ntabwo arakubona ariko?
yarambonye wenda ntabwo twabashije kuba twagirana ikiganiro ariko yarambonye. biraza gutuma nkomozaho mubaze no ku bibazo ujya ubona bimwataka kuri social media. wowe iyo urebye nk'ibintu bimubaho kuri social media bivugaho iki? buriya kenshi na kenshi iyo uri gukora nk'ikintu ubona kikugiriye umumaro ntacyo kiba kigutwaye, ariko nubwo agikora harimo bamwe bamwemera hakaba n'abandi batamwemera, kuko nanjye ndabizi neza. Hari icyo ukora warangiza kugikora bamwe ntibakwishimire abandi bakakwishimira. rero gusa hariya sinzi ukuntu umwe yaciye umugani aravuga ngo ntawe uneza rubanda. rero n'ubundi mu byo dukora harimo bamwe bataba babyishimiye, ndetse niyo ubyinjiyemo ushobora no kugira intambara nyinshi. ushobora kugira intambara nyinshi, ukagira abakurwanya, ukagira abakuvuga, ukagira abagusebya, ariko nanone iyo bibaye byiza ugakora ibyiza, ibyo bavuga bikaba atari iby'ukuri, nabyo bibasha kugira gute kuba byahagurutsa igikorwa nyamukuru uba watangiye. mu minsi yashize hari umukobwa bita Nyandwi yaraje kuri social media aravuga ngo Ndimbati ni papa wanjye. uwo mukobwa aramubonye? uwo mukobwa naramubonye, gusa nka uriya mugabo ntabwo aba yaramwihakanye, ahubwo bari kubasha bakicarana bagakorana ikiganiro, ndetse akaba yanahamagara n'inshuti akavuga ati rero uyu mukobwa avuga ko ari uwanjye. buriya bibaye ngombwa yahita avuga ati njye ndashaka ko tujya gupima DNA. ko umukobwa we ku giti cye nyuma aje kwivugira ko we yabeshyaga ari byo yabeshyaga Abanyarwanda. buriya hari igikorwa kitari cyiza iyo wiyitirira umuntu ngo nisiko cyangwa se n'inyoko atari we, ntabwo biba byiza cyane kuko uba ushatse gusenya. icyo gihe rero buriya binabaye ngombwa nkanjye uba uri kuvuga umparabika unyicira umurimo, ari njye nakubwira, nashaka ubushobozi nkakubwira ati ngwino tugende tujye kubasha gupima ADN, bikaba byiza kugira ngo ntabasha kwica umurimo. uriya mukobwa ntabwo umurebye wowe wabonaga we mudasa? uriya mukobwa rwose turasa nk'uko abantu bagenda basa. buriya iyo mbashije kubona Ndimbati ntajye nkanireba ati nta kintu nabivugaho, kuko sinavuga ngo data yagiyeyo. buriya Ndimbati wenda sinabashije kwinjira mu buzima bwe, wenda ngo mbashe kumenya imyaka afite, wenda ngo mvuge ngo Ndimbati papa we niwe papa wanjye. oya, aho jye naba ngiye kubeshya kuko sinzi imyaka ye, naho yavukiye sinabashije kubyinjiramo ngo mbimenye. niyo mpamvu ntabasha kugira gute ngiye kumwiyitirira nk'abari abamwiyitirira ngo ni abana be. buriya harabe nawe aranabizi. buriya ukuri umuntu niwe uba ukuzi. hanyuma nyine se uriya mukobwa wowe sibyo uri kumureba ari kuza kuri social media akaza akavuga ati ndi umwana w'uyu, iyo wabibonaga we ntabwo byagukoraga ku mutima ngo mbe ngo nawe waza kuri social media ukavuga uti nanjye nsanga Ndimbati kandi nta kintu dupfana? wowe wamubera nk'ijwi rivuga riti uyu muntu arabeshya? hariya ntabwo nigeze mbishyiraho rekomanteri kuko nta makuru afatika nari mfite. kuko amakuru afatika azwi na se, akamenwa na nyina. Okay, hanyuma se Sirasi wowe ku giti cyawe
uriya mukobwa wenda uretse kwa kuri media sibyo wanambwiye hanze ikiganiro ko madamu wamuzi ngo byagenze biti uriya mukobwa nyine madamu yarambwiye ati atahubwo uriya mukobwa witagwa Ndimbati atahubwo uzaze nawe wirebere murasa ahubwo ni n'uwawe nkawe ati uriya mukobwa nawe bajyaga bavuga ngo n'uwawe ariko nkawe ati ntabwo njye nta gisubizo mfite nkamwe nimwe mubasha kuba mwagira igisubizo kuko abantu barasa ntabwo urahura nawe se uriya mukobwa uriya mukobwa ntabwo twari bwahure kuko njye ndamutse tunahuye kuko naba mbonye umuntu dusa njye nakwishima nanamuganiriza nkanamenya imitekerereze ye ndetse n'icyo atekereza kuko nka buriya ashobora kuba nyina atarigeze amubwira se rero tugashakisha uburyo tugakorana nk'ikiganiro tukaba twashaka se ducishije mu zindi nzira tutiyitiriye abantu yes ubwo si waba wari waramutwoherereje ngo si waba waramutwoherereje bitewe n'ukuntu urumva biragaragara kuri kamera bikagaragara ko musa sibyo kandi hanze ya kamera wambwiye ko umuzi muratuye hafi no muri quartier zimwe sibyo ntekereza ko uyu mugabo yaba ari waba umutwohereje kugira ngo azabeshye abantu ko ari uwa Ndimbati bitewe n'uko ndashobora kuba waramubyaye murakoze gusa nge ntabwo ndi umwana kandi nanone ntabwo ndi mukuru cyane nge iryo kosa ntabwo narikora buriya kugira ngo ufate ibuye uritere mu rugo rwa mugenzi wawe ntabwo ari byiza ahubwo wagenda ukegera uwo mugenzi wawe ukabasha kumuganiriza ukaba ariko se uriya mwana ko bamwitirira wowe kuko nkawe inshuti yanjye ese nibyo cyangwa si byo dushaka amakuru afatika kuko buriya umwana ni mwiza cyane kandi umwana araryoha kuko ndibuka kera bajyaga bantuma amazi ndetse ababyeyi bakavuga ati mwana wanjye rwose genda uzana amazi duteke vuba turebe ko warya dore ubunaniwe nanjye nkacunguza uburyo umwete nkayazana cyangwa se natinda ugasanga umubyeyi nawe aritotombye aho ubundi aya mazi uyazanye amasaha yarenze ubundi uyazaniye ndi nanjye nkumva ndababaye rero buriya umwana ni mwiza ntabwo umwana ukwiye kumubabaza niyo ataba ari uwawe hari ubundi buryo wacamo ukamuganiriza kubera aba yarabuze nk'umubyeyi watamuzi ari nko gushakisha ibyo ngibyo ndabyumva cyane tuba turi kugira ngo twumve n'inama ziturutse ku bantu nk'amwe nk'amwe bakuru cyane sibyo so ubwo rero tukiri kuba umukobwa sibyo ariko se ari nkawe umuntu aje muri media akaza abeshya ngo ni umwana wawe cyangwa se tureke kuza muri media akaza mu nshuti zawe za hafi akaza mu kazi kawe kagutunze aho ukora akavuga ati uriya mugabo nubwo akora kariya kazi ni umwana wanjye kandi yanze kumfasha cyakugendekera bite cyangwa wabikora iki mu gihe ubizi neza ko ibyo bintu atari byo igihe ibyo bintu byabaye gutyo kandi ubizi neza ko atari byo icyo gihe ushaka inshuti zawe ndetse zikabasha kuba zakugira inama bigaca mu mucyo kuko nanjye ntabwo nahita mfata umwanzuro ngo uyu mwana yambeshyeye ngo nibamuhane ahubwo njye nakwegera wa mwana nkamubwira ati ninde wakohereje kugira ngo uwiyitirire umwana wanjye nkamwegera neza nanjye ntanamukanze ibyo ngibyo nibyo bibasha kuranga ababyeyi bibasha kuranga ababyeyi yes ese muri icyo gihe wowe n'umugore wawe urumva mwamubanye mute se muri icyo gihe wowe n'umugore wawe urumva mwamubanye mute buriya
mu gihe ukiri gutegereza ngo urabanza ukora ibyo biranga ababyeyi. Aha, ibyo bintu buriya abadamu nk'uko Bibiliya bivuga ni inzabya zoroshye. Abadamu ni abantu badashobora kwihangana, kuko iyo babashije kuvuga ngo uyu ni umwana wawe, akabyumvana nk'abantu nkabangaye nka batatu cyangwa se barengeje abo batatu, aho ngaho umudamu ahita arakara agahinduka, aho ati n'ubundi bari barabivuze, ati ese bande, ugasanga urugo ntabwo ari rwiza cyane, hajemo umwiryane. Ariko nkawe w'umugabo iyo urangije kubyumva nk'ibyo ngibyo uratuza, ndetse ukaba waranakegera mu mudamu nkamubwira ati madamu wanjye se iki kibazo ko kimeze gutya, kandi nkaba atari byo, watuje tukareba izindi nzira, cyangwa ukaba wangira iyindi nama twabasha kuba twacamo. Nuba ari ubwo buryo wenda sibyo. Sometimes urumva ko biterwa nuko waba wegereye nyine uwo madamu wawe cyangwa n'uburyo mwaba musanzwe mubana musibyo. Hanyuma rero mwa Sirasi, wowe hano hanze iyo urebye ubuzima bwa hano hanze ubona bumeze bute? Se ndongera nakubaze, turi kuvuga kuri mukobwa, ndanakubaza kuko uri umuntu nimba bavuga ngo usanga nimba turamukurikirana cyane sibyo. Ugeze no kutuga ngo wigeze no guhura n'abantu barakwitambika ngo ugiye ngo bari baramufunze, byagenze bite? Ukuntu byagenze, nari nagiye hararwa Rutabura gusenga. Ubwo rero abamotari baranzunguruka, bamwe bakavuga ati siwe, abandi ati niwe. Gusa haje kubaho umwe aranyegera arambaza ati ese niwe Ndimbati? Ndavuga ati ntabwo ari njye, ariko turasa. Ubwo rero naje guhita ntega moto, n'ubundi ibasha kungezaho ku rusengero nari ngiye, ubwo mbavuyemo gutyo. Gusa byaje kunezeza, numvishe ko bamufunguye. Umukobwa bita Firdaus Ramos, ubona ibiganiro ajya akunda gukora, arimo aravuga Ndimbati, nkuraga muhindeza n'ibiki byose. Biriya biganiro byiwe ntabwo nabyinjiyemo cyane, kuko nko mu minsi yashize ntabwo nari mfite telefone ibasha kumfasha neza. Ariko nko muri iyi minsi ho, kuba nanjye mba nifuje kuba naganira namwe, nibwo ubundi kwinjiraho cyane kugira ngo mbashe kubona umurongo nyamukuru. Hanyuma se numva hanyuma ubona wenda urebye ukuntu ubuzima wabayeho, ukabona n'ubuzima bw'iki gihe, ubona ari n'icyo kintu umuntu aba akora kugira ngo atere imbere cyangwa se abashe kugera kure mu buzima? Ubuzima twabayemo, twabaye mu buzima mbere, navuga yuko twari nta terambere ryari rihari, ariko nk'iterambere ryaraje. Mpamya neza yuko hari ikintu winjiyemo ukakinjiramo neza kandi ugikoresheje umwete, ibintu bishobora guhinduka. Kuko buriya iyo umuntu afite imbaraga, nta kintu na kimwe wakora ngo cyange, kuko byose biva mu gutekereza. Buriya kenshi na kenshi iyo utabasha kuba watekereza, n'ubundi nta kintu wageraho. Ariko iyo ubashije gutekereza, wakora kandi ukagira icyo ugeraho. Ubu ngubu umaze kugira abana bangahe? Ubu maze kugira abana 5, 2 barapfuye, ubu nsigaranye 5. Umaze kunga ngo umaze kugira? Nari mfite abana, nabyaye 2 b'abahungu barapfa. Ubwo nari mfite n'ubundi abo bakobwa 5. Ubwo ni 7. Ubwo ababyeyi 7. Ubwo ku bana 7 bose, ubwo umukuru afite imyaka ingahe? Umukuru afite imyaka 20 n'itandatu. Umukobwa? Umukobwa. Ufite ugusiganya abakobwa 5 mu rugo? Bose baracyaba mu rugo? Baba mu rugo. Ubona byoroshye kurera abakobwa? Biroroshye kurera abakobwa? Abakobwa gusa? Kurera abakobwa,
sinzi bamwe uko babifata. Gusa nyine iyo wegereye abana ukababungabunga, ukababwira neza, ukabereka inzira, ukababwira ati hariya ni habi, aha ni heza, biba byiza kuko buriya. Gusa ubundi ubu kubera sinzi imbari sinzi ukuntu nabasha kubivuga, icyo bita izanisha, kuko bavuga ngo abana bose ni abana, ariko buriya kurera abakobwa ntabwo biba bigoye cyane, ntabwo aricyo kimwe no kurera abahungu, kuko buriya abahungu ntabwo bagukosoma byinshi, ariko abakobwa bo barakonsoma, kuko buriya imikorere y'isuku ntabwo aricyo kimwe, imikorere y'isuku y'abakobwa ntabwo aricyo kimwe n'imikorere y'isuku y'abahungu. Ibishuko biri hano hanze ukoresha ubuziye tekinike kugira ngo urwanye ibishuko biri hano hanze bibe bitagera ku bakobwa bawe? Buriya iyo wegereye abana ukababwiza ukuri ntacyo bahishe, biba byiza, ariko iyo ugiye kubahisha nibyo bibi. Buriya nk'ubu umwana wawe ushobora kubona hari ingeso mbi agiye kwinjiramo, ukamubwira ati mva rero umwana wanjye, izi ngeso ntabwo ari nziza, ahubwo iyeranje. Urabona ko abahungu hariho igihe gushuka ngo ndagukunda, ati ndumva nkwishimiye cyane, ati sheri, ati shushu, ati rwose urasa n'inyana, ugasanga nawe uhise ujya muri iyo mudu. Noneho ikintu tubasha kubabwira, turababwira ati nujya ujya kugera aho hantu, basi jya umubwira ati shaka kondomi, kuko biba byiza, ibasha kugira gute kuba yakurinda, kuba uravuga ngo bashake kondomi kugira ngo batabasha kuba bahita bangirika, biba byiza cyane. Bose abana bose uko ari 5 bicaza ukavuga ngo mugomba gushaka kondomi. Nyine urabona haba harimo abatoya, ariko iyo wiyegeranyije kuri babandi bakuru urababwira, ukazibahereza bakazigenda nase. Wanjye ntabwo nazibahereza, kuko ahantu baba bageze baba bazi ubwenge. Ubwo rero nashobora kugenda uwo musore akaba yababeshya ibiki n'ibiki, wenda ashobora kwisobanura akavuga ati rero nanjye ntabwo ibyo nabyemera, basi shaka kondomi, basi turebe ukundi kuntu twabigenza. Aho ngaho ni nko kubasha kuba wabasha gucika icyo kibazo. No kwa ngo iki ni nk'icyo kibazo s'ubutinya ku bakobwa bawe. Nk'ubu ashobora gusama inda idateganijwe, ashobora kuba yakwandura kubera mu mibonano mpuzabitsina abana b'abakobwa kwandurana iminota. Ubwo rero aho ashobora kurinda uwo muhungu kandi nawe agashobora kwirinda, kuko ibintu byose ni ubwuzuzanye. Urabyara umwana wo hanze se? Urabyara umwana wo hanze? Oya, nta mwana ndabyara. Bose nabo ku mugore umwe. Yego. Abakobwa ese basa nk'uriya Nyandwi wavuga ko Ndimbati? Kiri kumwe, umwe ndumva ari we bajya gusa, wa gatatu, umwana wa gatatu, kuko n'ubundi abana banjye bose n'ubundi bajya kugira isura imwe, ariko wa gatatu we barasa. Afite imyaka ingahe? Imyaka ntabwo nayibuka. Ubona bajya ngo asanga Ndimbati. Nyine kubera nawe ni munini, mbese arashinguye, niyo mpamvu nawe bavuga ko nawe basa. Rero rero tumufata suka ukamuzana mu handi nimba afite sorry, kuba namushyira mu bandi bana, ari umwana ubasha kumva wenda avuga ati mbayeho mu buzima bubi, mbese bimeze gutya, njye sinshobora kwanga umwana. Gusa ikibazo ni uko hariho igihe ashobora kuza
wenda hari ibindi agamije, ariko buriya umwana aje akubwiza ukuri nta n'impamvu yo kutakira umwana. Kuko buriya kenshi na kenshi iyo umwana aje akugana ugomba kumwakira ukamubwira ati rero ubuzima bugomba kugenda gutya wa mwana we, ejo hazaza wagira gutya, iterambere ryagenda gutya, wenda ukaba wabasha no kuba wamumenyera iby'amashuri. Ni ibintu bisanzwe cyane kuko buriya iyo umuntu akuganye ubasha kumugira inama. ubu ngubu wowe ku giti cyawe ukora iki? Ni akahe kazi ukora? Ngenda umutekinisiye, mbasha kurepara ibintu biba byangiritse, amaradiyo, amateleviziyo, amatelefone ndetse no ku mafirigo. Kwa tubwiye ko wagarukiye mu wa gatatu primaire, ibyo bintu wabimenye ute? Buriya iriya ni nk'impano Imana iguha, kuko nk'ubu nanjye ubwanjye waza nkakwigisha, n'abandi ndanabigisha bakanabimenya. Ngo ntabwo ujya ubitwika? Oya. Gusa impamvu biriya baba babitwitse ni uko baba bapimye bagashyiraho pare nabi, noneho cyangwa ntibanayishyireho. Ariko buriya mbere ya byose iyo ufashe diode ukayitera, yes. Wabwiwe n'iki diode? Diode urabona ko biba byanditseho kuri parakete. Wenda nuko hari igihe aba ari utuntu tw'udusinyare gutya. Yes. Udusinyare, tudiyode, uturesistance twose. Yes. Urumva ko nta base. Rero ariya madiyode n'ariya maresistance ugenda ubimenya. Wenda ntabwo mbasha ko bambwiye ko utigeze wiga, utigeze urenga mu wa gatatu primaire. Urumva none ngende kwibaza kugira ngo nyine wicara aka kanya munakuzanire radio ati ngo yahiye transfer cyangwa yahiye akantu nkaka, ubikura he? Bigenda bite? Aha, urakoze. Biriya bintu ni ibintu bitubamo. Navuga ko ari nk'ihishurirwa, n'ubwenge Imana ibiguhaye. Kuko iyo ukimara gucomeka radiyo ukabona iratse, amajwi ntasohotse, hari amadiyode aba yahiye. Rero ayo madiyode ukoresha uburyo ki uyakuramo, warangiza kuyakuramo ugahita usubira hirya kuri resistance ukajya kuzipima ukareba ko zitaciyemo umuriro. Noneho iyo ubashije guhita ushyiramo ari amadiyode mashyashya, nibwo ikintu kigomba gukora. Kugira ngo umenye kuvanga indimi gutyo byagenze bite? Wamenya ngo iyi diode, resistance, ibiki n'ibiki? Ngewe natangiye gukora amaradiyo kera nkiri umwana. Najyaga njya kuragira, hari radiyo najyaga nkunda kugendana nkayihambura, nkayica udusinga, nkagirane, nkongera nkayiteranya. Nje i Kigali hari undi mugabo wambwiye ati ninza nyigisha. Ubwo aranyigisha, mbasha kumenya diode, mbasha kumenya resistance, mbasha kumenya kondensateri, mbese ibintu byose menya imikorere yabyo. Umaze kumenya nk'indimi zingahe? Indimi nta mfite ururimi rumwe, ariko iyo ubashije kuba wavuga Icyongereza nshobora kucyumva, ariko kugusubiza bikabasha kuba byangora. Yego. Iyo urebye ibintu Ndimbati ikora muri filime ubivugaho iki? So iyo urebye ibintu nka Ndimbati ikora cyangwa ibintu akora muri filime ubivugaho iki? Biriya akora nge sinshobora kubitindaho, kuko uriya ni umurimo, kuko buriya abantu nshobora kuba nafata abantu benshi nkabaganiriza, nkabashyiramo, mbese nkabashyiramo kwishima no kubanezeza. Rero uriya ni umurimo we, nta kintu nshobora kubigayaho, nta na kimwe, kuko ni umurimo. Uriya nawe wabyikora? Hari ibyo nshobora gukora, hari n'ibyo ntashobora, bitewe hari umuhamagaro we,
nanjye nkagira umuhamagaro wanjye, kuko simba nifuza kuba nakora nk'ibyo ndakora, ahubwo jye nakora ibirengeje ibitari ibye. Ibirengeje bitari ibye. Yes. Okay, ni fresh cyane aho ngaho, ndakumva neza cyane. Okay, turi kugana ku musozo w'ikiganiro. Tugana ku musozo w'ikiganiro, ndatekereza ko burya buri muntu abavuga ati umunsi nzagera imbere ya kamera hari ikintu nzabwira abanyarwanda bakacyumva. Wenda ndashaka kuzabwira ikintu abana sibyo, ndagira ngo muri aka kanya tubwire wenda ni nk'ikihe kintu wumva wari wageneye abantu bari buze kuba bagukurikirana. Murakoze. Ikintu nabashije kuba nagenera abanyarwanda, abanyarwanda ni beza kandi nanjye ndi umunyarwanda. Rero icyo nabasha kubwira abanyarwanda nuko iki gihe tugezemo tugomba kwishakaho imibereho, ndetse tukabasha guhaguruka gukora tutagiye gusabiriza, kuko iki gihe ntago ari cyo gusabiriza, ahubwo ni icy'imikorere. Murakoze. Umugore wese akora iki? Umugore wanjye akora amasuku. Okay. Fresh cyane, ndabona amasaha yanaturangizanyije. Hanyuma rero hari umuntu ushobora kuba yarebye kino kiganiro akavuga ati uno mupapa ndumva nshaka nanjye kuba namuganira, cyangwa nshaka ko twakwibera inshuti tukaza tuganira, tukaza tunavuganira kuri telefone cyangwa hehe. Umuntu ushobora kuba yakifuza kuba yavugana nawe yakubona gute mu buhe buryo? Kuba wanshaka kugira ngo tubashe kuba twaganira, mfite telefone, twabaha nomero, mbese ntabwo twakwanga batugana, ahubwo abo bantu batugana twabagira inama, ndetse tukabasha kuba twagirana inama, tukabasha kuba twagira icyo duterura gikomeye cyiza. Yego. Watubwira ngo nimero ya telefone? Nomero yanjye ya telefone ni 0788 7 1 5 3 7. Okay, niyo ngiyo. So rero murakoze cyane, reka mbashimire kubw'umwanya mwaduhaye. Ni byiza, ni by'agaciro kuba twabonye ngira amahirwe yo kuganira n'umuntu w'umupapa nkawe, si byo se? Yes. None n'ubundi ni ikibazo cyane nakubaza, si byo? Kuko iyo urebye ubona hari ubuzima waciye mu busore bwawe, hari n'ubuzima abasore b'iki gihe, urubyiruko rw'iki gihe buri gucamo, si byo? Wowe ni nk'iyihe nama wagira urubyiruko rw'iki gihe ukurikije ibyo ubona? Kuko muri kino gihe ushobora gusanga wowe aka kanya ufite umugore wawe, mwabyanye abana bagera kuri 7 niko wavuze, si byo? Wowe n'umugore wawe, si byo? None urubyiruko rw'iki gihe rutinda gushaka, sometimes ukabona bamwe batinye gushaka, abandi ngo banashatse abagore bagahita batandukana. Niye mpamvu ishobora gutuma ushobora gushakana n'umugore wawe mukamwarambana, mukamarana igihe kinini gifatika nk'imyaka umaranye n'umugore wawe, ariko hatazamo amahane cyangwa ibiki? Murakoze. Muri iki gihe kuba urubyiruko rwo muri iyi minsi gushaka bisigaye ari nk'ikibazo, kuko imba ari imikorere, imba utabasha kuba bahaguruka gukora, mbese harimo abo usanga bari gutinya gukora, akavuga ati njye sinakora iki ngiki, mbese bigatuma bwa bushobozi bwo kuba yashaka atashaka. Rero urubyiruko rwo muri iyi minsi kurubwira gushakaho ni ikibazo, kuko urukundo rwo muri iyi minsi rwerekeye ku ifaranga. Ubasha gukunda umukobwa ari ukozi ko hari icyo afite, kuko hari benshi tugenda turwana nabo kubera baba bageze gute, baba bavuga ati njye nzagushaka ufite amashuri, nzagushaka ufite amafaranga, ariko ibyo byose ntabwo ari byo byubaka, ahubwo ikintu kibasha kubaka ni urukundo. Yego nabyo byiyongeraho, ariko ikintu cya mbere cyo ni urukundo, kuko iyo wakundanye n'umuntu ukavuga ati njye tuzabana, mugomba gukora iyo bwaheze kugira ngo mubashe kugera ku ntego. Biba ari byiza cyane. Niyo mpamvu usanga bibaca intege cyane kubera nta mafaranga.
noneho bareba n'ingo zo muri iyi minsi ukuntu bakora amadivorce bigatuma nabo bavuga ati nta gushaka. Ariko icyo nabakangurira bahaguruka bagakora, barangiza gukora bakagira gute, babona ubushobozi bakabona gushaka abagore bakabafasha gutekereza nibyo byiza bya mbere bibasha kutuzamura. Urakoze cyane rero, reka ngushimire. Murakoze.